Uwiteka utajya agira icyo ahishwa akababazwa n'imibereho yacu ibyo biteye agahinda twiyarure twiboneze ntacyo bimaze niba ari uko turiho tekereza nawe bene iyo mibereho nturi mu by'isi nta nubwo uri mu by'ijuru umwamara kubwira yeruye ati nzakuruka rwose niba utihanye Laodikiya urakonje kandi ntukonje usa n'ushyuha kandi ntubire rwose hitamo iby'ijuru iby'iy'isi ubireke bitari byo ibihembo byawe n'inyanja y'umuriro bimaze iki guhora dushimwa n'abantu bitewe n'uko batabasha gusoma imitima yacu ariko Uwiteka utajya agira icyo ahishwa akababazwa n'imibereho yacu ibyo biteye agahinda twiyarure twiboneze ntacyo bimaze niba ari uko turiho hari byinshi tubasha kwihererana abatubona ntibabimenye namba ariko Uwiteka udahishwa ibanga byose azabishyira ahagaragara kubw'ibyo nshuti dushatse twahinduka rwose kuko turabizi bizira twikoreye igishimishije nuko umwami yiteguye kubabarira buri cyaha kizanywe ku birenge bye bimaze iki guhora dushimwa n'abantu bitewe n'uko batabasha gusoma imitima yacu ariko Uwiteka utajya agira icyo ahishwa akababazwa n'imibereho yacu ibyo biteye agahinda twiyarure twiboneze ntacyo bimaze niba ari uko turiho bimaze iki guhora dushimwa n'abantu bitewe n'uko batabasha gusoma imitima yacu ariko Uwiteka utajya agira icyo ahishwa akababazwa n'imibereho